Papi Clever ati Imana ishimwe ituma batwita kandi Imana ishimwe ituma babyara. Congratulations Dorcas, congratulations to our family. Tunezerewe, Uwiteka Imana ashimwe kandi ahimbazwe kuko gukomeza kwagura imiryango ikaze cyane. Katwese dukomeze kwishimira umwana w'umuhungu watuvukiye, umwana w'umuhungu w'umugisha. Karibu. Kuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye, turanezerewe, turashima Imana cyane. Bahaye ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira kuri The Shine X. Ikaze twakiriye kuri y'abaramyi bimenyerewe cyane mu Rwanda mu ndirimbo zo gushimisha Imana, kuramya Papi Clever na Dorcas. Inkuru nziza yatashye iwacu, turishimye. Ngira ngo mwese mwabimenye cyangwa se mwabyumvise nk'uko mwabonye kuri post zitandukanye. Papi Clever yapostinze ashima Imana ko umugore we Dorcas yibarutse uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none rero ubwo ko ari burebe ino video ushobora kuyureba bwakeye, ariko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2024 Dorcas yibarutse umwana mwiza cyane. Iyi couple isanzwe igizwe n'umuryango w'abantu 4, ariko yongereyemo umwana mwiza cyane w'umuhungu nk'uko Musinga yabitangaje, nubwo batari batangaza igitsina cy'umwana, ariko Musinga murumuna wa Papi Clever yatangaje ko ari umwana w'umuhungu. Aho yagize ati new baby boy in the house, congratulations beautiful Papi Clever and Dorcas. Ubusanzwe couple ya Papi Clever na Dorcas basanzwe bafitanye abana babiri, aribo Clean Clever na Kylie Clever. Clean akaba yaravutse mu mwaka wa 2020 na Kylie akaba yaravutse mu mwaka wa 2021. Kuri ubu rero bongeye kubona umugisha, bongeye kuzuzwa ibyishimo mu muryango, ubwo bombi bongera kwakira umwana mwiza cyane w'umuhungu, akaba ari umuhungu wa mbere bakiriye mu muryango. Twishimiye rero umwana waje mu muryango w'abaramyi, abantu dukunda cyane, couple nziza yishimye, couple yagaragaje urukundo cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, bakagaragaza kuramya Imana, kuyikunda, bakayikundisha n'abandi binyuze mu ndirimbo bagenda batambutsa, indirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zo kuramya, zaba izo mu bitabo ndetse n'izo biyandikira. Bibutse ko couple ya Papi Clever na Dorcas ntabwo bakiri abaririmbyi bo mu Rwanda mu gihugu imbere, ahubwo babaye abaririmbyi cyangwa abahanzi mpuzamahanga, aho bamenyerewe mu kuririmba indirimbo ndetse bakajya no muri Kenya, muri Amerika, muri Canada ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Hari indirimbo isanzwe izwi cyangwa bazwiho yakunzwe yitwa Amen Heka Urukweti, yakunzwe cyane n'abanyakenya. Kuri ubu bikaba bifite views zigera muri miliyoni 38. So nibyo kwishimira kandi nibyo guhereza Imana icyubahiro ko ikomeje kwagura umuryango, igatanga ibyishimo. Natwe abantu bakunda twese turishimye, turanezerewe cyane. Ninagira kumanuka hano. Sinzazamuka nzigumira. Tuzakubakira ikiraro. Muzanyakira ikiraro. Niberemo nituranira n'abavandimwe. Yego no mukifana. Ziranka neza uri kwita abavandimwe. Wabaye abashu abavandimwe. Shauri nka waburi inka nziza. Naza nabankamwa. Yabarisi. Yabarisi. Yego. Uri nka waburisi. Ndisubiye mbayeyo.
Kayira afite umusatsi cyangwa ntawe? arawufite. Buretse Kayira. Kayira buretse. Ye baba be.